Niyo Bosco Akarabo ya Bwiza my dream yavuga ko wamufasheho 50%. Umubano wawe na Bwiza umeze gute? Ni nk'uwo yakubwiye yuko namufashije. Simamye ko ibintu buza ari byo kuko kereka nimba wari uhari turi recordinga kandi album yaratubwiye muri press conference ko uri umuntu na mbere album ko ubu hari atapfa gukora indirimbo udahari noneho impamvu anyifashisha sinyizi yari byo byose kunyifasha bivuze kunyenera biranavugwa se ko mfite album ya fake buryo uri kumbaza nimba ari ya nyayo yabihari twese twari twiteguye ko ari buze gusohoka abantu kuri afisha abantu bakuye na Rumaga gusa ariko tujye kubona bon Niyo Bosco araje kuri no list y'abaririmbi kubera iki Rumaga kubera iki Niyo Bosco kubera iki Niyo Bosco ikibazo kigenewe Rumaga hanyuma ngewe narabisabwe narabikoze ubwo impamvu yamisemo usicyaye cyo nyekereza nuko dufitanye ubushuti buri beyond nyine dufatanya byinshi kuba naza ngarimba muri show iwe ansiga abantu be nkamusiga abanje ubundi twese twabihuriza hamwe bikaba umuryango mugari nyine uhuriye mu kintu nyine cy'ubusizi cyangwa cy'ubuhanzi mu buryo bwagutse Kungi nahoze nibaza navuga nise uyu muvandimwe ntiyaba ari bugaragare none kuri album ya kabiri Rumaga arimo ubundi twabipanze kenshi ariko ntibizabura ntabwo tuzabura byo dukorana nkuko nundi hari n'ibihishwa dukorana nyine mu bijyanye n'imiziki yanjye ni ibintu byashoboka cyane ntabwo ryabibanga ni ikintu cyashoboka cyane anytime Bibrike kwakira itu uyu munsi rero ntabwo mbizi gusa I did my best iyo negura mba nzi neza ko public yari yose audience yari yose iraza kunyakira neza uko nabiteguye neza suko yanyakiriye ahubwo neza nuko nabikoze Rumaga koze iki naho kitari cyarakozwe n'abasizi uwo utekereza ahaye mukoro ki abasizi ndetse n'abantu rusange umukoro atanze no gukora ibintu byiza iyi ni imikoro yabayeho ariko we byibuze kuba bikoze bwa mbere nk'umusizi ndumva ikintu kinini bigiye gukora ni ukugaragaza ko bishoboka atanze uburenganzira atanze uruhushya yuko n'abandi ntabishoboka ko babikora Niyo Bosco gatoya ubwo muri kure ubanga rutegereza iki muri kure dusoza natindijwe na video yanjye itararangira ni byinshi bikenewe kugira ngo umuntu aze wenda ameze nkuko yashaka abantu bamubona bitandukanye n'ibyo yigeze akora igihe cyari cyo cyose nibyo bintindije uburyo organization iratinda kugira ngo tuzabaho ikintu gikomeye biranavugwa se ko mfite album ya fake buryo uri kumbaza nimba ari ya nyayo yabihari irahari nk'uko ubizi cyangwa n'ibitangaje ibyo kuba ari ya nyayo byo bisaba umuntu nawe ukora nk'ibyanjye kugira ngo we nahamye ibyari ibyo Niyo Bosco Akarabo ya Bwiza my dream yavuga ko wamufasheho 50%. Umubano wawe na Bwiza umeze gute? ni nk'uwo yakubwiye yuko namufashije umubano wanjye na Bwiza nyine ni umuhanzi mugenzi wanjye twarafatanyije kugira ngo tugire hano tugeze umuziki we kandi nawe tugenda dufatanya ni vice versa bigenda buri wese afite icyo ahereza mugenzi we Bwiza rero akunze kwibonashesha cyane muri studio session iyo akenshi navuga ko uri mu ndirimbo ze abapex yashyiramo uramufasha Bwiza umufasha cyane simamye ko ibintu buza ari byo kuko kereka nimba wari uhari turi recordinga kandi album yaratubwiye muri press conference ko uri umuntu na mbere album ko ubu hari atapfa gukora indirimbo udahari noneho impamvu anyifashisha sinyizi yari byo byose kunyifasha bivuze kunyenera iyindi mpamvu izwi nawe hanyuma ubwo abantu bakavuga bati Niyo Bosco waba
cyane gufasha abandi birimo gusa n'ibimufata cyane oya nta na rimwe gufasha bijya bituma wowe utihugira ahubwo gukorana n'abandi bituma usubiramo kuko uko usubiyemo inshuro nyinshi ikintu gufasha abantu umenya nawe icyo ukeneye gufasha abantu rero ahubwo bishobora gutuma wifasha kurushaho bitewe n'uko wakomeje gutanga byinshi uzi neza aho biri gupfira inshuro nyinshi bipfa n'inshuro nyinshi bikunda urazizi so urashungura rero ukareba ikiri kugufasha gufasha abandi ntabwo ntacyo bitwaye byakabaye ari bibaho atari cyo ndi gukora management urimo uvugana nayo twagiye havugwa nyinshi ziba zaragiye zivugwa nanjye ni he hagiye havugwa gutyo niwe wagiye uzivuga oya ntacyo mbiziho kabisa kikasi ntago dukorana byo kujya hanze hehe kwerekeza hanze njya gukora iki sha wapi kabisa ikibazo njyewe numva ari nk'amakuru nyine adafitiye akamaro abaturage kabisa gusa nko kujya hanze kwanjye buriya byafasha icy'abantu menshi hanyuma wenda uherutse no kurwara warakize no umugisha warwaye nyuma y'imyaka 6 wari utarafatwa no kurwara yego hari umuhanzi uvuga uti nkigera kwa muganga ahise ngeraho byihutira Bwiza n'abandi baramamagaye just bambwira swift recovery wishes byari baraje ntago ari bose ariko Bwiza Christopher n'abandi bagiye batari bahari ngo baboneke babonetse ku matelefone na Irene yaragwamagaye yes yaranyamagaye n'inshuti yanjye ni nta kibazo iyo ugize ikibazo ndavuga ikibazo kuko cyo cyabaye ariko ni byiza biragaragara ko kuba hafi mu kibazo ni cyerekana ko byiza iyo ugize impamvu ikenera abantu kababura Niyo Bosco Bwa1 impamvu ituma nyine abantu nkababona iyo babonye ukeneye abantu kababona byakira ute ko hari ababakenera ntibababone mba numva nta mpamvu yo kutababona kandi nanjye barambonye mba numva ari automation mba numva ariko byagombye kugenda tu oya ntago ari imyiturano ahubwo mba numva ubundi ni ukubera iki si yabaho gutyo nyine ukenera umuntu umubone ntago bibaho ngi rero iyo philosophy niyo yamfashije kuba nyine bibaho gutyo tu yes nitwamba cyo simpisi make up ku Instagram Jepundi tindi kumwe na kamera ni Nyarwanda aho waba uri hose ku isi ndatekereza ko abo bwakiruta yiseje igitaramo cyo kumurika umuzingo mu Kinyarwanda ubwo ni album cyangwa se album ya Junior Maga yise Mawe cyangwa se tiriye umubyeyi w'Umunyarwandakazi Mawe amahirwe mabi arimo nuko nta kimwe wari wese nakibwira yagira icyo abikora bumve ko ari gufasha mu gucuranga kuri piano y'amacurangira abahanzi batandukanye harimo no kuko nyishaka bitara mastering na mixing yayo cyangwa se ubwo kuyirangira niba wagiye ugira uruhare muri uno muzingo Bopro tugahita Kinyarwanda umwanya wo kubikoraho karite yabyo byaba ari byo ko ari waba waramasterinze na mixing umuzingo Mawe wose cyangwa hari abandi hariho zimwe bandikwa na master yego ikibazo nuko nyine nemera ko batandukanye kuko Niyo Bosco management aracyaririmba n'uyu ngo mastering ntabwo ari bimenye ko mu Rwanda tubona ibisigo rumaga kwegera ntabwo yagize ngo ahari ibintu birahindutse Niyo Bosco yego okay ngo we uri Akarabo wowe The Choice Live ayo njyewe rero ndi gutegura ibintu byanjye n'ubu ngubu mumfatiranye banumva ngomba kugaragara nyine mfite ikintu runaka cyo kugaragaza ndabakumbuye cyane n'inza bazabona neza ko icyanindisha cyari kiriho thank you man thank you so much yego ariko se mu mastering yo kuzaniraga product cyangwa se kuzanira ibyo bita indirimbo itarangiye album igiye kurangira wamugiraga ihe nama kugira tubone ibi bisigari yes meze neza cyane fresh bakwakiriye kuri The Choice Live bana murakoze cyane uri mu gitaramo cya Rumaga muri Mawe album launch yego waje ucuranga piano cyagenze bite n'igizo cyavuye abantu bakuzi nka producer ariko ntabwo bazi ko akora kuri stage kuri iyi okay ni igitekerezo cyavuye kuri Rumaga yangejejeho yifuzaga ko naba mpari nkamufasha nk'umuntu dusanzwe dukorana bya buri munsi so rero nanjye ntabwo naburaga kuhaba nka jaminga mu nanga
na instrument nyine za electronic so kandi ibi ni byiza rero ni byiza nyine ni ibintu bishyashya ariko ni ibintu byiza akubwira ko ugiye kuza kuri stage si ubwa mbere ukoze performance ze kuri stage hanze hari abantu benshi ubundi sinzi ko iyo ari performance ariko okay njye mba mbyita ko ari uburyo bwiza bwo gufashamo umuntu ni nko kuza kuri stage ukamushyigikira ariko performance bayitegure buriya hari byiza abaho ya time will come kabisa hanyuma ndagira ngo wenda singira ngo wenda dusubire mu mateka cyane ariko intango y'ubumwe muhereyeho ku bisigo bya Rumaga mu YB navuga ko yari muri umuna wawe niba atari mukuru wawe yari petit frère yeah kuba nigeze kumva story ko ari we muntu ngo wamufashe umuhereza Bayingana David umwana mujye mucuranga ararenze Bayingana abikora nyine we muntu nyine ufite buravani kuva navuga ngo atangira urugendo rw'umuziki uri moderne ni ibintu byakoroheye kuba uri kuri stage bakaririmba indirimbo arimo okay ni ibintu numva nishimira kubera ko ni indirimbo ze tugomba kuzisigasira zikagumaho abantu bakumva ubutumwa yifuzaga gutambutsa kandi ni igikorwa cyiza mba numva nishimiye ko indirimbo ye yakinwa abantu bakayikunda ukumva ko hari n'inyigisho iri gutanga ni ibintu byiza hari ibikorwa byo kwibuka ibikorwa yari yaratangiye bigasize ni ibintu ubona bizafasha iki abantu muri rusange kugira ngo n'ibikorwa bye dukomeze kubisigasira ibyo atagezeho by'umwihariko nka producer uri mu bamufashije wowe uruhare rwawe ruzaba uruhe ni ugukomeza kuvuga ibyiza yasize akoze kubera ko niyo story ye yasize nyine tugomba kuyishyigikira kugira ngo n'abazaza bose bazamenye ko ari umuntu wabayeho wari umeze kuriya wari utandukanye n'abandi nta n'undi uzabaho umeze nkawe ibyigisho yifuzaga kwigisha abana b'u Rwanda tukabafashanya twese tukabigaragaza nanjye nkabishyiramo izo mbaraga ibyo yasize discipline yari afite ubutore yari afite muri we nkabubwira n'abandi nzajya mpura nabo ndanabikora kenshi kubera ko hari n'icyo nanjye namwigiyeho nyuma yo kugenda kwe hari ibintu byinshi yagiye anyigisha nagiye mwigiraho nk'umuntu twabanye so numva ko nanjye nakomeza nkabibwira n'abandi bantu bose n'abatoya bose ikintu cyo kwibaza iyo muri kuri stage mukaririmba indirimbo ye ntago bituma ntago uba soft cyane mu mutima ukavuga uti iyi stage ikanyiveho kuko like hari ukuntu ibintu biba bikurenga of course nyine ntabwo biba byoroshye kubura umuntu uri close kuri wowe cyane ntabwo twarenzaga umunsi tutavuganye cyangwa tutabonanye ariko ubu ntabwo tucyongeye kuvugana ntabwo nta kundi uretse kuzongera guhurira nyine mu ijuru so rero niyo mpamvu cyangwa ukicara nyine ukumva indirimbo ze ukamwibuka ukibuka bya bihe byiza so nakubwira ko nyine ntabwo biba byoroshye kuko umisinga inshuti yawe ariko iyo umaze kwandastandinga ko ubuzima promesse irenze izindi zose ni urupfu so ugomba kubyumva ukabyakira ahubwo ukegera ukamenya Imana kurushaho ukamenya n'abantu ukakunda abantu kugira ngo ejo hawe hazabe heza ubwo wenda reka duse n'abamwifuriza iruhuko ridashira YB ariko uherutse gushyira hanze album kwerekana kava ushyiraho intro yayo niko nabyita for life ya Okama ndetse na Afrique iyi album hari indirimbo za YB zazagaragaraho yaririmbyemo ntabwo ariho ariko hari indirimbo tugiye dufitanye ubwo ni uburyo bwa familiye tuvugana kubera ko hariho abantu babisigayeho ibikorwa bye babireberera so hari uburyo tuzakoramo kugira ngo dukomeze nyine dushyigikire nyine foundation ya Iva yasize ijyanye na ibintu bya pancreas n'iki nayo irahari na cancer hari na le 17 dufite na gahunda yo kumwibuka
no guserebra tuzibuka niho tuzavugira ibintu byinshi ndaritse n'abantu bose kuzahaboneka muzabikurikirana ahantu hose kuri 17 zo ku kwezi so rero ni ibyo hanyuma umuntu yavuga ko umuntu avuze ngo Bobo Pro on the mix on the beat mureva ko ni umwe mu producer nanone navuga ngo ni we producer wa mbere mu Rwanda ava muri mixage muri mastering kubona nyine ugisa naho ridinze tutarabona undi muntu ushobora kuza nawe akajya avuga ngo ya ndirimbo nibita masterinzwe na Bobo Pro niba atari wayimixinze hari akantu kabura mubona nakazo gifite ko kuzashaka umuntu nawe uzajya ukora nk'ibyo ukora ndabikora n'ubundi kuko no kuva na kera harabona agiye mfasha n'ubundi banakora n'uyu munsi so rero hari n'abahari tugenda dukorana no munsi bagenda banyigiraho byinshi kandi dukorana neza birabafasha nanjye bikadufasha so rero ntekereza ko hari uburyo buhari abantu bazajya bagenda bidestinga gahoro gahoro ntabwo ibintu byose umuntu abitekereje ariko bigenda ariko ubu nyine igihe turimo ni iki ubwo nyine nuko kimeze ariko ejo hazaza ikindi gihe kandi nacyo kigomba kugira nyine ibyacyo Bob album yawe iriho abahanzi navuga ngo ufite album ebyiri actually uzashyira hanze iyo navuga wasibaye nk'udusogongezaho ni yiganje abahanzi nyarwanda by'umwihariko new generation gukora playlist ntago byakugoye kuko niwe muntu uhura n'abahanzi benshi kandi be bose beza kuko nge hari story y'umwe mu bantu twaganiriye amaze gukora indirimbo ku producer umwe mubashya aravuga ngo ino ndirimbo ni n'umusiniya uwo muhanzi ati ino ndirimbo ni nziza ariko kadushakemo jingo ya Bobo Pro baza iwawe bavuga ngo Bobo Pro nyine rigomba kujyamo kugira ngo ritange certificate ko indirimbo ari nziza like byarakorohera no gukora iyo playlist kwa abahanzi ni benshi kandi bose ni beza ubundi se wa mugani kuba abahanzi batekereza ko izina ryawe rigomba no kuza mu ndirimbo kugira ngo ibe satisfied kari nziza byo ubyumva uti ni ibintu byiza nta nubwo nk'uko warumbajije ko byangoye ntabwo ari ibintu bigoye kuko ni ubuzima mbamo mbana n'abahanzi ni inshuti zanjye turahorana ntabwo byari bingoye kumenya vibe z'abantu kuzihuza kandi zikagira umusaruro zitanga so byari binyoroheye nta cyari kigoye kirimo ibindi warumbajije byose jye mbona ko ari ibintu bya fresh tu ni neza tu like my album ni neza kabisa like nyine ntago uvuga uti se nyine ngo wumve bigushyize nko kuri pressure ya danger vuga ati umunsi nzaba narushye bizagenda bite kuko urumva twagiye tugira aba producer benshi ubwo ndavuga ba Click ndavuga Let Junior Might System mani muheruko ridashira ndavuga Pastor P bakajya kuri trend akajya top ariko igihe kigasa n'ikimukuraho kandi competition yabaga isa nkaho inangana wowe rero mu kintu cyitwa mixing usa n'umuntu wasize abandi ntago bigutera pressure uvuga utse umunsi uzabana arimo gukora bizagenda bite nta pressure nimwe njya ngira kubera ko nabo producer bose wagiye uvuga twarabanye ndumva ntabwo ndi umu producer utangiye maze imyaka hafi igera muri 11 irengaho ndi muri ibi bintu hari nabo twatangiranye umuntu arakomeza arakora ntabwo nabyita gutyo nabo barakora bafite uko bakora ariko genda kubwiye ngo ndacyakora kandi ibyo nkora ndacyabikunze nkuko waruvuze ko ari igihe nacika intege ntazo nteze gucika icyo nzakora nuko ngomba gufasha abandi imyaka tugeramo ugomba no gufasha n'abandi kugira ngo hagire ibyo bageraho like hari aba producer benshi bose twagiye dukoranaho bateye imbere bigaragara yuko Imana iguhaye nyine umugisha ugomba no kuwuha no ku bandi ntago ndi umuntu ugundira nzi yuko gukoresha igihe cyanjye cyiza no gukorana bagenzi banjye kugira ngo nihute niyo nabanze ibintu ariko nkorana n'abandi bose kugira ngo time yanjye yihute neza kuko igihe cyanjye iyo kigenze neza kikihuta minzi nyine ngumaho tu reka mubaza akabazo gato ubwo kuko uri umuntu munini like ufite ibintu byinshi wagiye ukora element navuga ko uri mu bantu bamuhaye nka 40% y'amazina afite y'izina afite mu Rwanda muri production kubera ko indirimbo kuva ku ya mbere zazaga ku masteringirwa iwabo yego nawe hari izo ya masteringaga ariko ni mu buryo bwo gusharinga kugabana akazi bigatuma nakorana nyinshi nawe ugakorana nyinshi kwihutisha igihe hanyuma iyo ubonye umuproducer atangiye kuririmba we ntabwo utekereza ko aririmba cyangwa
wowe wenda ntago mu byo ufasha abahanzi cyane kuririmba birimo, ariko burya umu artist wese nyine aba ashobora gukora ibintu hafi bijyanye na art nyine akora, kubera ko ibyo tubamo ni umuziki. So rero nta why not umuntu ataririmba. So nejo nashobora kuririmba byaje kuri neza ari ijwi ryawe ari akantu aririmbye, mubitegereze muzabyumva. So rero byo nshimira Imana nyine nuko abantu bose tugiye duhura, hari icyo mbakuraho nk'umugisha, hari n'icyo nanjye bankuraho nk'umugisha. Nta muntu duhura agene ntacyo atankuyeho, nabo utavuga bari bo bose barabizi, aho baba bicaye ibyo bakoresha sometimes ugasanga nyine turabisharinga. Ntabwo ndi umuntu uhisha, ndi umuntu nyine uhuza n'abaproducer n'abo young producers bose barabizi. Nta kintu na kimwe nshobora guhisha kubera ko nzi neza iyo ntanze hari byinshi nanjye mbona, niyo mpamvu nkomeza nyine nkunguka n'ibindi, Imana igakomeza ikamblessing. Wemera ko iyo umuproducer atangiye kuririmba, ndavuga hari abaririmba, hari ba finesse ntago aririmba actual ariko abakora indirimbo, wemera ko wenyemeranya n'abavuga ko iyo umuproducer atangiye gukora indirimbo ze